ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Mama Jessie, reka nze nkubwire. Ndakumva. Erega hari ikigabo cyari gishatse kumfata ku ngufu. Uravugisha ukuri? Cyane rwose. Gitangira kitereteshwa, nkinaniye gishaka gukoresha imbaraga. Nagikijijwe na Nyagasani. Jya witwararika nyabo. Ndakumva. Ibigabo by'inaha ni ibinyangeso. Natangiye kubibona. Ariko Mama Jessie, ndakumva. Ubona ubuzima mukuru wanjye dada abayemo ari ubuzima koko? Yewe. Mwiriwe. Ese teta, wabwiye umubyeyi ko dukundana? Cyo. Ko nawe. Cyangwa uragira ngo azamfate nka bya bigabo by'US byo muri iyi minsi bisiga byarateye. Nibyo se? Teta. Kara. Ukundana n'uyu mugabo? Uramukunda? Mbega Kofi, ubuse ni ngombwa kwirirwa umuntu abivuga. Mama Jessie nyine. Mama Jessie nyine. Nyine iki? Nyine nzajya mwitaho kibondo kandi ntukajye utinya kubibwira ababyeyi. Ariko nawe. Nyine turakundana kandi si bya bindi by'abo jewe mbivuga ndamukunda rwose. Kandi ufite gahunda. Ko kuramukunda by'ukuri? Kumukunda gusa se by'ikirenga ku buryo utanabona igipimo kibepima. Nanjye numva mukunda. Yego ratateta uko bwije nuko bukeye bigenda byikura byikuba inshuro kumufuhira byo. Ndakubwiye ngo birenze igipimo. Yewe ni byiza gukundana. Ariko rero mugomba kubigendamo neza. Muzaze kunsura tuganire, ubu natinze ndagiye. Gusa nyine mukomerezaho niba koko mukundana kandi Kofi. Ndakumva mubyeyi. Ugomba kuba umunyakuri. Cyane rwose. Teta. Karama. Nawe ntukajye utinya kunganiriza. Ego. Turi nk'ubu ntiwari wambwiye ko ukunda Kofi. Nzajya mbabwira. Ese Kofi, kugisa uvuga urukundo rwacu utangiye kubyasasa. Umva mubwire teta, ibi nibyo bihishwa. Ko na saa 10 y'umubwiye se. Ndagukunda cyane rwose. Ndagukunda bitigeze bibaho kandi sinzabireka. Buri gitangaza reka kuri gihe mama teta. Ejya hinosha. Ejya no mwereke. Kora wumve nyine wumve ibizigira. Wumve kandi ko nawe. Teta mama ejya hino kibondo. Ejya hinosha. Ejya no mwereke ucyosha. Ego Kofi, uyize unsoma nakanya. Ubu si ibintu nibyo koko. Ndumva ntabikunze rwose. Gute se teta? Basi mbabara ntago bizongera. Teta. Karama. Urambabariye? Gase jawe. Ndabasiruriya n'umubyaro wanjye. Nk'ubu birambabaje cyane. N'umubyaro wanjye ariko se aguhagarara imbere kuko nabwenge nshira gutambuka donko. Yewe ikintu ngukundira wowe uriya Mariko. Nuko ubizi ko iwanyu munsi y'urugo badahinga bagapfa. Ndabizi rwose. Utuvuga bafite agaciro. Nicyo ngukundira. Jewe rero ndaje kubwira ikintu ngukundira. Ibitekerezo byubaka. Byubaka n'amazu. Ku buryo ari etaje mfite mu mutwe ariko mu mutwe. Wifite mu mutwe. Nyifite mu mutwe. Iri joro ndashaka kwitaha. Jaka kwitaha. Ariko rwose uyitaye sike uyitaye kuvuga no gutero gaporere se turi kurikoresha igifaransa wowe toze ko tuvuga igifaransa buriya Fias uyunguyu umukiriya uhive nani bayisiriza hano aja kugura inzoga inyama bwubase gutaye Fias buriya wumva ni ndaya buto ye baba we ariko reka ngo Jeff tubaka zakumimiye turemo oya reka nuko munavuga bakavuga ngo aba yasinze nagaze ibyo avuga Papiasi ndi mutagatifu ariko bana we arera ariko none kubwira aramutse agendera muri ibyo bintu nukuri kwibana ndagenda muri gata wiki kuri kwibana uvuze ngo ikimare mubashye uri kumwe nawe ni Mariko cyangwa ni Mondarota abantu babwita ko bose sindiri mu nzira bafunga radio funga radio sha nagurota uri gukora ibintu badasira nigeze ko bavuga ngo byo kwerekwa ni grupa dore reka ngubwira ubwiza bwa Papias afite
ubwitonze data we iyo ari hano aba yitonze ibyo yari akayiminira neza akayimanuka umureba ubwenge ni arabundusha ho gato ni ukuvuga akantu kanze uburoyo isuku kandi we data aba afite ikintu bita furesheri arirambara Fabiasi nk'umugahinda kabukanyije ubundi ari hepfo nta n'undi kubona hano umugabo arariyeye afite amaso we akunda n'ubwo asinze ahubwo wasaze oya Fabiasi mu magambo ahinnye y'ikinyarwanda ni umusirimu ni mwiza gasa arakurusha nukuri mbendaga marite nukuri pe unega amatwi aya matwi yo urabizi muranya gute ko ibyo bintu byose uvuze umenye ko ukoze icyaha cyo kwivuza iryo nira oye ntago ari byo mvuze ukuri nkuba ari he aya marira ubona ntago nasinze ahubwo Fabiasi nkuba ari yego ataraza kuko ubundi iki gihe ariko ubundi wasaze ubundi bebaye ari icyaha wowe ukubita umugore nakuraye uzica mubyara wanjye waba ukora imirimo yo gukiranuka noneho hasoni siwe nguyu umva dasira ndavuze ngo sohoka hano wa mupapa we ibi byose ni wowe ubyitera gasopo mw'abagore mutuze nisomera icupa ryanjye ku mutuzo bwera uyu mugore umva nkubwire Marigo ndabizi neza inyungu ukurikiye muri Gasake numara kuzibona ntuzongera kumwikoza ndamaze dasi ndamaze njye urandeganya cyane ahubwo ujye unabibaza uyu mugabo wawe yasinyugu ndamushakamo n'iki canga ngo ndacukuramo kuruta Marigo aho nawe uvuze nabi cyane oya ntago mvuze nabi utangiye kunyigara mwana ya stress cyane ubundi we dansi ngukorera iki ngukosorera ahangaha amarira yose rari bimenye ave banze ave kutamukubitira ahangaha banze ngutunga Gasake mbabarira utateza ibibazo ahangaha utuma polisi zanga ibintu oya nasoni ese ubundi we ujya hehe uza gutera kajagari mu kabari gusa wakabyara nani ndetse amazi ureba ngo murarara muri gereza mwese arara muri gereza dansi ndavuze ngo ceceka ubundi mbwira wifuza cyose ngo nyiguhe ariko reka kuzajya untesha umutwe sakwe ngaho soma maze utazamva nunasuzugura kiguni karadundaraye sikero urumvara man wiza kunkasira muri umugoroba utanambuza no kurara neza kikunaniye se asira gusa kiguni ukuntu wicaye kuri ako kagunguzi wagira ngo uriko neza cyakivu kandi urirata oya urirata n'ukuri cyakoze kiguni iki cyo ni kikunanira ndamenya kuri findi karadundaraye koko feke ni wowe sakwe kivu ngaho soma itumereze ibyo tabe nsome va sha urya rwose hari imitwe kugira ngo nguye kwitabi ndakaze we zabarakubiswe tu oya nago kubitwa nakundi akira nawe mani itabi itabi ni igisangirwa amavandi nawe ubundi se ariko itabi byanjye irakaze yaba kiguni iyi ni itabi ry'umuntu w'umugabo nkawe ngo iki rise ry'ukira mu mutwe ryose urarifite ntiwaribuze aya ntunyemereho waribonye ahubwo genda mani umwana ntegereje ataza kubona turi kumwe agahita yikomereza genda rwose mva kiguni iri tabi riraburamo akantu agakise kandi burana narababwiye ngo muze mbaha ko ryuzuye narababwiye ngo muze mbaha akazi mwiha kunca amazi none ari ibintu muba mumukwiriye ako kantu n'akazi se byabihuriye kivu ari n'ihuriro akazi nyine akazi wowe ubwo se ako kazi nawe utagira wirirwa boyera hano mu isantere ujya hirya no hino nkaba nta muntu ndumva wagahaye ako kazi ni bwoko kimana kiguni njye ntanga akazi ariko sinapfa kugaha abantu binabuti urumva ugaha bameze batezo njye ngaha abantu basobanutse kandi bashaka gukira nkanjye ushatse rero wanyegera ukazashaka abandi bajama bameze nkawe ubundi njye nkabereka ukuntu twakorana urumva ubundi tugakora umuti n'izina ry'Imana tugakora umuti wallahi hanyuma tugakora iki hanyuma tugakora akazi man gute rero wajya uduhemba se umushahara none nzungu mpita musezerera kiguni musezerere uzi icyo muzakora njyewe nzajya mbaha imari ubundi mugene mucuruzi ariko mwibanga kuko njye sinshaka guhakaza abantu benshi ubundi tukumvikana yo muzajya mufataho nayo muzajya mumvirisa ko mwacuruje sawa kabisa ntabwo nzaza nkurebe tubivuge nari kabisa ariko ngaho nyine komeza nanjye umuntu nari ntegereje ndabona indeze
arazi nyine ngiye kuvugana nawe. Mani yakume nziza siba kwa Saverina none Diana no kuvuga ko ari wese musigaye mufitanye mani ibintu by'amarandevu buriya se ntumubona agira randevu n'igisuma nkawe muri iri joro. ya shamani ariko se wagiye kuko iyo wajyaga ariko nako Diane nari mutegereje ngo murenze nyine kari agashyamba kuko urabona nawe burije mva mbese nta kindi ni ryari se wabonye agaca kakaragira imishwi kandi ko yabaye taha ndamuherekeza genda se vuba hako se nkubona ibitugu ibaze kweli guteze pangarasi se guteze pangarasi aha sha ari ngatangaye ubwo nyine unteye agapapu nyine genda okay Dia karame ngaho rombwira aho uvuye umbwire n'icyo ari kuganira na Kigurira hariya mu gashyamba nako uretse urakinyereka tuhageze cyangwa nze kukurega Dia gose nari mvuye gusura gogo nta kindi nuko nyine yatinze kuva ku ishuri ese ni ibyo noneho sawa none se Dia ndakumva kutakiboneka ukabutajya unashaka ngo nkumara amatsiko y'ibudembe numvise ufite nta no kujya gusura anko ubu nabaye ako wawe kuva uba kwa mushiki wanjye Saveri koko se yewe biranshimishije cyane kugira nkaho umusirimu n'umukire nkawe gusa nyine ubu barankane singisohoka kuko nanze gusubira mu ishuri nubu nuko nababeshye ko ngiye kugura kanini ku mutwe kuri farumasi kajya va kubaswa Dia ubu se ko ngiye ntigeze niga amashuri menshi nubwo ufite diplome zitari nke dufite diplome nyinshi ariko sinize menshi ubona se muri bose ari ndundusha umugi ariko ubwo anko wenda bazajya banyemerera kuza ko kwisurira ariko urabizi Dia ndakumva nko wawe nyine ngomba kujya nkugira inama sibyo ndabyumva kujya kwiga byo rwose ubyemere ugomba kujya kwiga urumva kuko barabazana kure ku buryo ugenda urabona nyine uko uzajya unsura utembere buriya uzajya ubona nawe ukorera itide kandi uzajya ugikorera iwanjye kuko abasafari barasakuza nibyo Kabanyana rero ndagira ngo nkubwire ko rwose uko tubona ngiye na ya base tuzanwe no kuguhamiriza umugambi mwiza maze iminsi nkugejejeho. oya nibyo buriya hari abagabo ntihapfa abandi yego rwose igitekerezo cyanyu numvise ari inyamibwa niyo mpamvu naherekeje uyu mugabo rugwe rwose ngo tugishimangire wakoze rwose yewe njye ariko ndumva mwihuse cyangwa wenda n'inkwano wasanga muyizanye sinzi ese rugwe arinda guhuruza ngo uze ibyo nagomba kuganira nawe byararangiye ariko bifata nabi rwose sheri kandi niba rwose wumva twanyuze mu nzira zitari zo wabitubwira ibyo uvuze ni ukuri rwose mwanyuze mu nzira zitari zo kandi bishobotse ya bese yaba yiheje tukaganira ku bitureba iki amenga ndekeze ukaba uranyirukanye se oya singiye ukwirukanye none se ariko niba mufite gahunda yo kureba ikijya mbere waba wigendeye ibisigaye ukabimparira ngiye na rugwe niko ya be kundi rero ndabona byakomeye igendere nsigare nganira na Kabanyana ubwo ibyo twendaga kuvuga naho hari tuzabishakira ikindi gihe sawa nta kibazo nubundi bumva niharangirije guharurira urutoki rwanjye sinzi byari binteye ngo nzi ubundi se nahururaga njya oya ntugire ikibazo ya be ahubwo nsuburize Davia ntiduherukanye none se ubundi Kabanya ibintu ukoze rwose ni ibiki muzikize kwirukana umuntu w'umugabo kuriya koko uriya ntabibonyemo agasuzuguro kahise kuko mvuze ngo aduha akanya twiganirire kereka niba wari uje gusaba wabimbwira nabyo nkabimenya oya da ahubwo nyine buriya ntiwaza tukijyanira mu rugo tukibanira ya mihango yindi ibanza guteje abantu umutwe ikazaza iza inyuma ariko Kabanyana nagorwa ngenda nabikubwire sinzigera mpagaruka igihe cyose cyuma na Fani bagihari ugira ngo si icyo kibazo cyakemutse kera naraye mbahaye iminsi 3 yonyine yo kuba bamviriye mu rugo yewe wakoze kubirukana pe rwose gusa ni hahandi ndacyafite impungenge yese kandi ko waba ushaka kumbabariza umutima kandi nari maze gukira intimba natewe n'urupfu rwa nyakwigendera twashakanye ariko se urumva nabikora koko sheri erega ni nayo mpamvu nshaka ko tubana vuba kugira ngo nguhoze nkumure bya bikomere n'aya marira yose warize nta kibazo reka nanjye ndabyumva gusa ni ukubitwara gake ahubwo rero ndashaka ko uhaguruka tukajyana no mu cyumba cyawe ukanyereka ku buriri uryamaho rwose uzi ko ntahaza ariko ngo ku buriri bwanjye rugwe urashaka kunjyana iwawe cyangwa urashaka kunyinjira naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire ni ku mugoroba kuri radiyo Rwanda
kuwa mbere 2:30 no kuwa gatanu 2:15. Ikinamico Umurage mwigezwaho n'Umurage Communication for Development bafatanyije na Population Media Center ku nkunga ya Society for Family Health Rwanda na The Global Fund.